여러분 안녕하십니까? Hello everyone. mwiriwe mu gihe dukomeza igiterane turabona uburyo dukomeza kugicengeramo. Umuziki turi kumva ni mwiza ndetse n'amakuru turimo kwakira nayo ni meza. Uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 21. Turasoma Yohana igice cya 21 umurongo wa 15. Ndabasabye mubumbure Bibiliya zanyu muri Yohana ibice 21. Ndasoma mpere ku murongo wa 15. Nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abakunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko mubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wishinyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyana aho udashaka. Icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Petero arakebuka abona umwigishwa Yesu yakundaga nawe abakurikiye, ari we wari wariseguye igituza cya Yesu basangira nijoro, akamubaza databuja ninde ugiye kukugambanira? Petero abonye uwo abaza Yesu ati, mwami, uyu se azamera ate? Yesu aramusubiza ati, niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Nkurikira. Nicyo cyatumye iryo jambo ryamamara muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazapfa. Ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko uwo atazapfa, ahubwo yaramubwiye ngo niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Uyu niwe wamwigishwa uhamya ibyo, ni nawe wabyanditse, kandi tuzi yuko ibyo ahamya ari by'ukuri. Mu gihe tubaho mu buzima bwacu dushobora kumenya ibintu byinshi, ariko ntibivuze ko byose bikorera mu mutima wawe. Ushobora kugira ubumenyi bwinshi, nubwo ubumenyi bwakwisukiranya mu mutwe wawe, mu gihe butamanutse ngo bugere mu mutima wawe, ntacyo byamarira ubuzima bwawe. Igihe kimwe nagiye mu gisirikare nuko njya ku ikosi, tukabaga dufite akabati, munsi y'akabati tukagera dushyira ikiringiti, hejuru y'akabati tukashyira umukandara n'isaha n'ibindi byose. Igihe kimwe ubwo nari ndyamye rero, nasanze ga zanjye nazibuze mu kabati aho zari ziri. Aho mu gisirikare iyo wibwe ntabwo babyita kwiba, ahubwo bavuga ko ikintu kimuwe. Ibyo byaje no kumenyekana kugeza muri Minisiteri y'Ingabo. Rero umunsi umwe wanyimbaga ga narabyise mu gitondo ndazibura. Mu gitondo mu gihe twabyuka ngo tujye kwiruka, abantu magana abiri bose bajyaga ku mirongo y'icyitwa platoon. Twaririmbaga indirimbo za gisirikare turi kugenda ku karasisi. Twaririmbaga indirimbo zivuga ngo twavutse turi abagabo. Rero abantu 199 bose bari barimo kuzunguza amaboko mu karasisi, ibiganza byabo ari ubururu, ariko ikiganza cyanjye cyo cyaratukuraga ko ntaga nari nambaye. Imbeho ubwayo nta kibazo ari ntwaye, ariko icyo gihe mu gisirikare bajyaga bakubitwa cyane abari ku ikosi. Afande ashobora kumbaza ati, se wowe musirikare Oxpac gaza we ziri hehe? Naratinye nti ndashaka kubitwa cyane. Narebye nti hunde mu gisirikare rero nanjye nta mahitamo mfite usibye kwibizindi iri joro. Mu ijoro mu gihe abantu bose basinziriye nzigira nk'ugiye ku musarani hanyuma nibe gaza umuntu. Mu gihe rero wabuze gaza ntabwo ugomba kuvuga ko wazibuze, wagombaga uhinduranya ga n'abandi kugira ngo bacanganyikirwe. Icyo gihe naje gutekereza nti uramutse wibye ga ushobora kudafatwa koko bitewe nuko abantu bose baza basinziriye, ariko uramutse ugize ibyago ugafatwa uri kuziba, ese abantu ntibamenye yuko uri umujura wo kwibaga uzakibasha kubwiriza ubutumwa bwiza? Ndimo gukora ikosi mu kigo gishinzwe itumanaho, nguma aho ngaho kugeza ubwo nasizirwaga mu gisirikare. Ubwo najyaga mu gisirikare nari mfite amafaranga, ariko niyemeza kuyasiga ku bushake, ngenda ntayo mfite. Nitwaje gusa nitwaje inoti y'ama 1,500 nuko nyishyira inyuma y'igifuniko cya Bibiliya. Nuko ayo mafaranga naje kuyishyura tembre, nuko nsigarana ibiceri nka 30 gusa. Mu buzima bwanjye bwa gisirikare kubaho ubuzima bw'umwuka ni ikintu cyashimishaga cyane. Ubwo nari umusirikare usanzwe mu kigo cy'itumanaho, umubare wanjye wari 28, ariko Song Sung Jong yari afite umubare 29, Kim Jong Un yari afite umubare 30. Twese rero twarabanaga. Narindi mu gisata gishinzwe ibijyanye n'amahugurwa, Song Sung Jong yari mu kindi gisata kindi, Kim Jong Un yari mu gisata gishinzwe gukoresha mashini, ariko twese twarabanaga.
mu gihe nabwirizaga ubutumwa bwiza Song Sung Jong na Kim Jong Un bose bakira agakiza. Rero izo nshuti zombi zamfashije cyane kubwiriza ubutumwa bwiza. Nkomoka mu gace ka Gyeongsang y'ibitugenda umunyamahane, ariko abantu bo bakomoka mu gace ka Cholang bari abantu rwose bagira urugwiro rwinshi n'ubusabane mu mitima yabo. Mu gihe twari turi ku ikosi icyo gihe, buri munsi wose twajyaga turya imigati yo ku ikosi. Nyuma Song Sung Jong yaramamaga ati uyu munsi nuri bwishyura imigati. Ndamubaza ese niho umugati uri kuvuga? Aravuga turibuka ko turi mu gisirikare ko buri mugoroba nakuguriraga umugati. Sinigeze mbyibuka ariko buri mugoroba twaryaga umugati. Muri ibyo bihe rwose nta n'igiceri nagiraga, ariko nahoraga ndya imigati buri munsi kubera we, kubera ko wayituguriraga. Si imigati gusa, ahubwo izo nshuti zombi zarafashije cyane mu byo kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu busanzwe ku cyumweru ubwo nasohoka nkajya hanze, nagumaga hanze kugeza nijoro mu gicuku bwije. Nabwiraga Song Sung Jin hari ibintu ngomba gukora ku giti cyanjye. Igihe kimwe nkasiga akabati kanjye nagatunganyije, ariko akaza kantunganyiriza. Uruvara ko nafite inshuti nziza. Mbere ko njya mu gisirikare nabanje nsenga Imana umwaka umwe mbere yaho, nti Imana nijya mu gisirikare uzamfashe ungirira ubuntu, nzakirira ubuntu kuri bagenzi banjye, nzanagirira ubuntu ku bafande banyobora. Imana rero yumvise iryo sengesho iransubiza. Ariko icyo gihe ubwo nibwaga gazanjye sinari nzi icyo nakora kindi. Naravuze nta mahitamo mfite ngo nanjye kwiba. Ariko mu mutima wanjye naje gutekerezaho nti yego mu gihe wiba ushobora kudafatwa, ariko biramutse bibaye ko utabwa muri yombi umaze kwiba, ese uzabasha kubwiriza ubutumwa bwiza aho muba? Nabifashe nk'ibintu byoroshye, ariko ntabwo cyari ikibazo cyoroshye. Ntafashwe nta kibazo cyari gihari, ariko ndamutse mfashwe bari kujya bavuga bati ese Oxpac we nk'umukristo kuko uratinyuka ukiba, ntabwo nshobora kubyumva rwose. Sinari kuzabona uburyo mbabwiriza ubutumwa bwiza. Nk'umusirikare usanzwe rero uri ku ikosi, byari kumbera ikibazo gikomeye cyane kuba ubuzima bwanjye bwose gutyo. Igihe cyinshi twabaga dushonje tugaca mu bibazo byinshi. Hari n'abandi benshi bajyaga batoroka mu kigo cya gisirikare, abantu bakumbaraga iwabo cyane bagatoroka bakajya iwabo. Ariko njye natekereje ko nzabaho nishimye nk'umusirikare muto uri ku ikosi, kubera ko nabwirizaga ubutumwa bwiza umunsi wose. Ngerageje kwiba rero izi gasi mfatwe nta kibazo kiba kirimo, ariko ndamutse mfashwe sinabasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Muri iki gitondo nasenze Imana, navuga nti Imana, ntabwo nshaka kwibaga, ariko se Mana wangirira ubuntu. Ubu turi mu gisirikare, nta bundi buryo bundi mfite, ariko Mana ndabizi ko bibashije. Ndagusabye umpe rwose ga. Icyo cyambere umugisha. Uwo munsi rero nyuma y'inshingano twari dufite, twagiye ku ikosi yo kujugunya amagrenade. Umutoza arazaga akabasobanurira ibigize iyo grenade. Grenade agomba kuyifata n'umukondo wayo. Uramutse uyirekuye yahita iturika. Ntabwo yahita iturika, ariko uramutse ukuye agapfundikizo kayo ukayijugunya, icyo gihe nyuma y'amasegonda 3 yahita iturika. Ugomba gufata iyo grenade n'ukuboko kwawe kw'indyo, nuko ugakurura ka gapfundikizo n'ukuboko kw'ibumoso, warangiza ukabara 1 2 3 uzunguza ukuboko ukayijugunya bwa gatatu. Icyo gihe nyuma y'amasegonda 3 yagombaga kumyasa. Mu gihe akabatsi kaka byayitwaraga amasegonda 3 kugira ngo igere kwifuturika. Mu gihe kakabatsi rero karimo kumanuka kagana kuri yafu uri muri grenade iturika, icyo gihe rero nibwo grenade iturika, hanyuma ibisate byayo by'ibyuma n'andi mayekara bigashwanyuka hirya no hino, ikaba yakwisha abantu bose bahakikije. Wagombaga rero kwitoza uburyo uyijugunya, ukabara 1 2 3 ukayijugunya ukunama. Ariko mu gihe cy'urugamba abantu bite ko bafite igihunga, hari igihe wibeshya wayijugunya utayikuye agapfundikizo, hadiyo wawe yayifataga koroka agapfundikizo akongera kujugunya akayigusubiza ikaguturikana. Abantu rero bashoboraga kuba bagira igihunga mu gihe cy'intambara bakabigenza batyo zikabaturikana. Kuri uwo munsi rero twagiye ku ikosi kuntu tuzijugunya, nuko dufata iminota 30 y'akaruhuko. Twese twari turi bashyashya, bajyaga baduhamagara kuri nimero zacu kubera ko batari bazi amazina yacu. Icyo gihe hari umusigaro waje arambwira ngo Oxpac ntese nibiki, atese ko cyo utambaye ga zawe. Irambonye ntambaye ga, ndavuga ni rwose unagize ibibazo, atese nibihe. Ntirijoro rwose ubwo naryamaga umuntu yaraje yiba ga zanjye. Arambwira ati bamusukwa kuki utaje nguhita ubimbwira. Ati bimbwira rwose mba nagufashije nkaziguha. Nese wowe ufite imiguru 2? Ati ngo ndazifite. Ese wowe umuguru umwe wakuye waba warawibye? Ati reka danye mfite imiguru 2 kubera ko afande w'ikigo cyacu ni mukuru wanjye. Kurakora nakomeretse ku kiganza yampaye undi mwambaro wundi wa ga. Ako niko kamaro ko kugira inshuti. Ako kanya yese ampereza umuguru umwe wa ga kuko yarafite 2. Umuguru wa ga nagari ikintu gihenze, ariko ibyo nabishima Imana cyane kubera ko sinshobora kuzabyibagirwa no mu buzima bwanjye. Naje no kubona nti rwose nano mu kigo cya gisirikare koko Imana irakora.
nashimiye Imana cyane kubera ko nari nagambiriye kwiba umuguru wa ga, nta yandi mahitamo nari nifite. Narebye ko n'ubundi n'ahandi ndibuze gukubitwa. Niyemeje rero kwiba umuguru wa ga, ariko mu mutima wanjye hari igitekerezo Imana yampaye ngo mu gihe ugerageza kwiba gushobora kudafatwa, ariko ugize ibyago ukaba wafatwa, ese ubwo uzabwiriza ubutumwa bwiza gute? Rwose ibyo si byiza, ibyo ntabwo byashobokeye. Kubera ko iyo niba umuguru wa ga, icyo igihe cyanjye cyose nari kumara mu gisirikare nari kukibaho mu kababaro. Naremeje rero naho nakubitwa ntabwo nziba umuguru wa ga. Ndasengana Imana uzame uwo muguru wa ga. Muri uwo muguru byarakunze, umwe muri bagenzi banjye yaje kuma umuguru wa ga. Ubwo ibyo nabibonaga muzi icyo naje kumenya ni aha rwose no mu kigo cya gisirikare Yesu arahari. Icyo cyampaye imbaraga nyinshi cyane. Mu myaka 3 namaze mu gisirikare nabayo nishimye cyane. Namaze imyaka 10 nigisha abagororwa bo muri gereza ya Suwon. Nagiye nigishayo mpurayo n'abagororwa benshi cyane bariyo. Bamwe muri bo bajyaga batekereza batyo bati, nk'urugero mu gihe bashaka kwiba, mu gihe bashaka gutunga ikintu, mu gihe ugerageza kwiba uramutse utawe muri yombi, mu busanzwe ntabwo wafatwa. Rimwe na rimwe ushobora gutoroka koko, ariko se n'iki gituma birangira abantu bafunzwe? Aha igikuru dukwiye kumenya nuko imitima y'abantu iratangaje cyane. Iyo ikintu bagishaka cyane, mu bihe by'imitekerereze isanzwe ubundi yagakumbiye gutekereza ati nshobora gufatwa cyangwa sinafatwe, ariko uko bararikiye kubona cya kintu bahita bagira igitekerezo cy'uko ngo ntabwo ndi bufatwe. Hari umuntu wafashwe arimo gucuruza ibintu, birangira bamushyize muri gereza, atangira gutekereza n'icyatumye ntabwo muri yombi. Ati nabaye umupfapfa cyane kubera ko nasize igishushanyo cy'ibikumwe byanjye. Rero iyo bari muri gereza batekereza ngo umuntu ushaka kwiba, kubera ko nibye nkasiga ibishushanyo by'intoki zanjye, nicyo cyatumye mfatwa. Kuri inshuro nzambara ga zizatuma ntafatwa, ariko bakongera bagafatwa nanone. Ku nshuro ya kabiri akibaza ati ubu niki cyatumye mfatwa bwa kabiri? Ati ubwo najyaga kwiba muri iriya nzu, nubwo nari nambaye ga ariko nakubitanyemo umugabo muri iyo nzu. Ati iyo ngenda rwose hakiri kare umugabo atarataha byari kuba ari byiza. Iyo barakuye muri gereza nyuma y'imyaka 3 barongera bakagarukamo, ikindi bakagarukamo nyuma y'imyaka 2, ikindi bakagarukamo nyuma y'amezi 6, ikindi bakagaruka nyuma y'ukwezi kumwe. Hari abandi barekurwa mu gitondo, nimugoroba bakongera gukora ibyaha bagafatwa, bakongera bakagaruka nanone. Ariko ni handi bakomeza kugira irari ryo gutunga ibyo bintu. Iyo bafite icyifuzo gikomeye cyane cyo gutunga icyo kintu, nicyo gihe batekereza bati sindibuze gufatwa. Umugore afashwe asambana atekereje ko atazafatwa, ariko birangira afashwe, baramujyana benda kumutera amabuye. Muzi cyatumye asambana? Yabanje kugira ari mu mutima we ati uriya mugabo rwose ni mwiza n'igikundiro, ndamutse ndyamanye nawe byo ari byiza cyane. Ubwo iryo rari ryazamukaga mu mutima we, riratekereje ngo nimbikora gutya na gutya ntabwo ndibuze gufatwa. Ntabwo yapfuye gusambana gusa kubera ko afite irari mu mutima we. Yaza gutekereza ko ari bufatwa akicishwa amabuye, ntabwo ari gusambana. Yaribwiye ati nimbikora gutya mu ijoro nkakinga inzugi nta muntu urubuze kubimenya, bityo sinzafatwa. Mu bihe bisanzwe akobye gutekereza ngo uriya mugabo ni mwiza n'uw'igikundiro kajya kuryamana nawe, uriya mugore ni mwiza kajya kuryamana nawe. Ibitekerezo nk'ibyo bishobora kuza mu mitima yabo. Yibwiye ati uyu mugore ni mwiza ndashaka kuryamana nawe, icyabaho cyose ngomba kuryamana nawe. Iyo bagize icyo cyifuzo gikomeye cyane mu mitima yabo, ubundi bagomba gutekereza, ubundi bakageza umutima ngo nimbikora gutya na gutya sindi bufatwe. Icyo gihe ntabwo babikora. Uyu mugore yaza kumenya yuko nasambana buze bufatwe akicwa, ko yarazi ko ari gucisha amabuye, n'iki cyatumye ajya kubikora. Yarishutse, yarabishatse cyane bituma atekereza ko atari bufatwe. N'abakina urusimbi nabo nuko batekereza. Iyo akinnye urusimbi ashobora kubona amafaranga mu buryo bworoshye atayavunikiye. Rimwe na rimwe mu gihe ushyize amafaranga ushobora kunguka menshi. Nta n'umwe ukina urusimbi ngo azahombe amafaranga ye. Bakina urusimbi kugira ngo bunguke. Imitima yabo rero ibarengamiye ku ruhande gusa rwo gukorera amafaranga. Babibwira ngo nimbikora gutya ndazakorera amafaranga menshi. Barabigerageza ko bazi ko baze kurya amafaranga menshi, ariko bikarangira bariwe. Baramutse batekereje cyane kurushaho, bati ubushize nibwiye ko ndibuze gutsinda ariko ndatsindwa, no kuri inshuro nibwiye ko ndibuze kunguka amafaranga ariko n'ubundi dore nayahombye. Baramutse batekereje gutyo ntabwo bakongera gukina urusimbi ukundi, ariko bashaka gutsindira amafaranga cyane no kuri inshuro. Ati rwose naje gushita Minervare umuhungu wanjye agomba kujya ku ishuri, ngomba gutsindira amafaranga kuri inshuro. Kuri inshuro agira umutima ngo ngomba kurya byanze bikunze. Abantu b'abapfapfa bizera ibitekerezo byabo, ariko abanyabwenge baribwira bati ubushize natekereje ko ndibuze gutsinda ariko naratsinzwe, no kuri inshuro ndibuze gutsindwa nabwo. Icyo gihe ntabwo bakongera gukina urusimbi nanone.
hari abantu bahomba amafaranga yabo bakomeza bakizera, ariko bakomeza bakizera bati kuri inshuro ngomba gutsindira amafaranga byanze bikunze. Kubera ko bakeneye amafaranga, abashaka gutsindira urwo rusimbi bakomeza guhomba amafaranga, ariko bakomeza gutekereza ngo kuri inshuro ndaza gutsinda byanze bikunze. Ubu ntabwo byoroshye kugumana umutima nk'uyu nguyu usanzwe. Mu gihe nshaka kwiba kugira ngo ntunge icyo kintu, bakomeye kugira ibitekerezo byinshi ngo ndashaka kwiba kiriya, bagatangira gupanga ngo nimbikora gutya na gutya ntabwo ndibuze gufatwa. Iyi ni impamvu dukenera na gereza. Baramutse batekereje gutya ntihabaho abanyabyaha, ariko abantu bashikwa n'ibitekerezo byabo. Mu gihe ushaka gusambana, kubera ko bashyira umutima wabo wose ku gusambana, batekereza ko batari buze gufatwa, bibwira ko ntacyo bitwaye, bati niba sindi bufatwe, ko niko batekereza. Ubwo nari ndi mu gisirikare, nashatse kwiba wa muguru wa gan, ariko hari umutima umwe Imana yaje kumpa ngo birashoboka yuko utafatwa, ariko biramutse bibayeho ko ufashwe ntabwo uzabasha kubwiriza ubutumwa bwiza aha mu kigo cy'igisirikare. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni byiza cyane. Muzi impamvu mpagararanga kuri podium? Kubwiriza ijambo ry'Imana ni byiza cyane kuri njyewe. Iyo mbwiriza ubutumwa bwiza nkabona uburyo abantu bahinduka, iyo mbwirije ubutumwa bwiza nkabona uburyo abantu bakira imbabazi z'ibyaha, ubundi ntabwo mpora nishimye, niko navuga. Ni kuko rimwe na rimwe haragomba afite amakuba ndetse n'ibyago, ariko ikibazo nahura nacyo icyo ari cyo cyose, mu gihe mbwiriza ubutumwa bwiza, mu gihe mbona uburyo abantu bakira agakiza, ibyo bibimbera byiza cyane. Mu bihe bishize natumiwe na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Samoa. Habayeho inama mpuzamahanga mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko umwami wa Eswatini ajyayo. Muri ibyo binage nari ndi New York, kubera ko umuhungu wanjye aba New York, nashatse kumutumira mu rugo rw'umwana wanjye kugira ngo dusangire. Nagiye aho ngaho harimo kubera inama mpuzamahanga, nuko mpura n'umwami, nuko mutumira ngo dusangire mu rugo rw'umuhungu wanjye. Umwami aravuga ati rwose nakabikoze, ariko Leta ya Amerika ntabwo banyemerera kujya hanze kubw'impamvu z'umutekano. Birumvikana. Nashatse gutumira ariko ntibyakunze, nuko tuganira umwanya muto aho ngaho. Tumaze kuganira, narimo kuruhukira ahantu abantu baruhukira, nuko mbona umusore wari wicaye iruhande rwanjye. Ndamubaza nti ese ukomoka hehe? Avuga ko akomoka muri Samoa. Ese hano wazanywe n'iki? Ati Minisitiri w'Intebe wacu yaje hano mu nama. Birumvikana. None se gukora iki? Ati ndi umunyamabanga wa Minisitiri w'Intebe. Ese ngo ari gukora iki? Atari kuruhuka. Nuko nkuramo agakarita kanjye ndakamuha, ndamwira ndi umupasiteri. Ese wamumbariza niba twahura, niba twabonana? Nubwo nabigerageje nari nzi ko bitakunda, kubera ko ni umuyobozi w'igihugu, kureba business card gusa atanarebye umuntu wari kuko yakomera guhura nanjye ntibyakunda. Ndavuga nika mfe kubigerageza gusa, nuko mfa kubikora. Nuko wa musore arongera agaruka, aravuga ati Minisitiri w'Intebe nagakoze neza, ariko arashaka kubonana nawe. Nuko njya mu cyumba cyaho Minisitiri w'Intebe yararuhukiye, nuko ndamuramutsa, ndamwibwira nti ndi Pastor Oxpac mva muri Korea y'Epfo. Ese niba ntacyo bigutwaye wanyemera tuganira kuri Bibiliya? Nuko mubwiriza ubutumwa bwiza. Sinagomba korosha umwanya munini, nagombaga kuvuga mu mpine mvunagura. Icyo gihe namubwirije ubutumwa bwiza, nuko nkoresha iminota 40. Ndagushimiye cyane kuba wakurikiye, ntisoreje hano. Nawe arabyishimira, nuko ndamusezera, nuko ndasohoka. Ubundi Pastor Kim Song-un ari muri Australia. Umunsi umwe umuminisitiri umwe yamutumiye kujya mu gihugu cya Samoa. Icyo gihe Pastor Kim Song-un ajya mu gihugu cya Samoa, nuko minisitiri umwe ajya kumuhuza na Minisitiri w'Intebe. Icyo gihe Pastor Kim Song-un ahura na Minisitiri w'Intebe. Ubwo yabonaga Pastor Kim Song-un yahise amubaza ati ese ukomoka muri Korea y'Epfo? Ati yego nkomoka muri Korea y'Epfo. Aramubaza ati ese waba uzi Pastor Oxpac? Ati yego ndamuzi, niwe databuja. Ati nibyo koko? Icyo gihe Minisitiri w'Intebe amubwira kuzantumira. Ibirwa byo muri Pacific gana amajyepfo nta COVID-19 ibayo. Ubushize tworeje Pastor Changju Park na Pastor Jong Lili mu birwa bya Fiji mu giterane. Mu bisanzwe ntabwo biba bishoboka, ariko babemerera ko bajya kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe cy'amezi 3. Ariko ntabwo bashobora gusubira mu cyo gihugu kundi. Kuri iyo nshuro ngene natumiwe na Minisitiri w'Intebe. Nza no gutumirwa mu birwa bya Cook, ndetse ntumirwa no muri Fiji. Ngomba kujyayo rero umunsi umwe, ariko sinzi ngo ni ryari kubera iki cyorezo cya COVID-19. Aho tugiye hose, uwo duhuye nawe wese, iyo tubwirije ubutumwa bwiza biba ari byiza cyane. Muri iki gitarane cyo mu mpeshyi, kuba mbasha kubwiriza ubutumwa bwiza biba ari ibintu byiza cyane. Uyu munsi mu gitondo kuva saa 11 kugeza saa 1 twagize inama mpuzamahanga n'abamisiyoneri. Mu gihe cy'amasaha 2 abamisiyoneri bose bavuga ku bintu ko biri kugenda mu bihugu byabo. Nubwo ivuga ubutumwa ryacu ntacyo rivuze imbere y'Imana, ariko nashima Imana cyane kubona urya Imana yaducira inzira. N'ubu ngubu mba numva ameze nk'uri kurota. Imana ikomeza kuducira inzira igihe cyose imbere yacu.
ubu nanatumiye n'abantu bo muri Israel. Abantu bo muri Israel baje kumenya ibijyanye n'uburezi bwacu bwa Mind Education. Baje kumenya rero yuko amasomo yacu ya Mind Education yateye imbere cyane. Baje gutumira rero delegation yacu kwerekezayo. Bavuze ko nanjye bazantumira nyuma. Iyo nekereje kujya kubwiriza ubutumwa bwiza muri Israel rero, mbishimira Imana cyane. Pastor Chang Chung-yang yahaye abantu baho igitabo cyanjye. Ubwo abantu basomaga igitabo cyanjye barabaje batese Pastor Oxpac n'umunyakoreya cyangwa n'umuyahudi. Bati n'umunyakoreya. Batese ko ari umunyakoreya ni gute azi iby'ibitambo cyane no kuturusha twebwe abayahudi. Muzi uburyo abayuda bazi iby'ibitambo babyigira muri Bibiliya. Nanjye mbyigira muri Bibiliya. Wenda bo barahuze cyane ntibagira umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya. Njye akazi kanjye nta kandi no gusoma Bibiliya gusa. Rero kuba namenye iby'ibitambo kubarushana ibintu byumvikana. Batese no gutumya Korea amenye iby'ibitambo mu buryo burambuye nk'uko nguko. Mu gihe dutanze ibyigisho nk'ibigimwe mupfa kubyumva gusa. Ariko abayuda iyo basomye igitabo cyanjye baratangara. Batese ko umunyakoreya ni gutazi ibitambo nk'ibi byose kuturusha. Arabatambyi n'abandi bigisha babigisha iby'ibitambo gusa. Ariko nago bazi uburyo ibyo bishushanya kubarirwa ibyaha. Baramutse batwigiyeho batahura uburyo bishushanya kubarirwa ibyaha. Nizera ko Imana dufungure n'inzira kubwiriza ubutumwa bwiza muri Israel. Kuri TV dufite itangazamakuru ducisha kuri televiziyo yaho. Hari ikindi gitangazamakuru cyitwa LAC cyo muri Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'Amerika yo hagati. Igera mu bihugu byose bikoresha Icyesipanyol. Mbere yaho twajya tunyuza ibyigisho byacu kuri NLAC. Ntago twabashije kwishyura icyo giciro. Ariko bemeye kubidukorera. Bigeze ku kigero runaka tuza kubihagarika. Ariko icyorezo cya COVID-19 kimaze kuvuka bahise batangira gusubiza gahunda zacu no ku buntu. Ibigo by'amateleviziyo biduca amafaranga gake cyane. Icyo ni igitangazamakuru kigira mu bihugu byose bikoresha Icyesipanyol byo muri Amerika y'Amajyepfo no hagati. Mu gihe ibyinshi byacu byatamutswa kuri LAC na Shimimana cyane. Ubwo twateguraga ikiganiro n'abanyamakuru muri Seoul, benshi batworeje ubutumwa bwishimwe. Ubwo tworezaga ubutumwa bwishimwe abanyamakuru muri Korea baratangaye. Ndashatse kubasangiza ibitekerezo mfite. Ni rero abantu bashaka kwiba ntibishoboka ko wakwizera ko utari bufatwe. Hari abantu bagiye bafungwa kenshi bagerageza kwiba. Bakavuga ati kuri inshuro nafashwe kubera iki ngiki, ubushize nafashwe kubera iki ngiki, ariko kuri inshuro mbigenza gutya sindi buze gufatwa. Niyo mpamvu ni barekuye muri gereza babisubiramo bakongera bagafatwa bakongera bagafungwa nanone. Bashukwa rero n'ibitekerezo byabo. Iyo bashaka kwiba rero baba batekereza ngo sindi buze gufatwa. Muzi igituma bakina urusimbi kandi bahomba amafaranga. Baba batekereza ati kuri inshuro ndi buze gutsindira amafaranga. Nihandi bagatsindwa. Bakongera bagatekereza ngo nihandi kuri inshuro ndatsinda byanze bikunze bikarangira batsinzwe nanone. Ati kuri inshuro ndaza gutsinda bakongera bagatsindwa. Uko niko abantu bizera ibitekerezo byabo. Yashatse kujya gukina urusimbi aribwira ati ndibuze gutsinda. Yashatse gusambana aribwira ati sindi bufatwe. Yashatse kwiba aribwira ati sindi buze gufatwa n'ubundi. Hari inshuro nyinshi cyane ushobora gutabwa muri yombi. Ikibazo nuko abantu bahengamira ku gitekerezo cyo kubwira ngo sindi buze gufatwa. Abantu bava muri gereza bagahora basubirayo igihe cyose uko niko bamara ubuzima bwabo bwose. Mu gihe bakina urusimbi bakomeza kuribwa amafaranga bagahora babisubiramo igihe cyose. Ugasanga uhombye amafaranga yawe, uhombye amafaranga y'ishuri wakishyura umwana wawe. Akibwira ati kuri inshuro ndi buze gutsinda byanze bikunze. Mu gihe bakomeza gushukwa n'ibitekerezo byabo bakomeza gutsindwa umusubirizo. Ndibuka umunsi ubwo nibwaga wa muguru waga naribwaga nijya kwiba izindi nanjye sindi bufatwe. Ariko Imana imiki igitekerezo ngo yego birashoboka ko utafatwa, ariko kubw'ibyago uramutse ufashwe ese uzabasha ute kubwiriza ubutumwa bwiza mu kigo cy'igisirikare? Rwose ntabwo uzabishobora. Rero byere kumbabaza kugeza igihe nari kumara mu gisirikare cyose. Mu gihe mbwiriza ubutumwa bwiza, umusirikare rushinzwe ibijyanye n'isuzumwa yarambaje ati mbere kuza mu gisirikare wakoraga iki? Ntinda n'umupaseri. Ati biragaragara n'ubundi. Ati private park ngewe rero nanjye mbere ko nza mu gisirikare ubuzima bwanjye bw'umwuka bwari bumeze neza. Ariko nazaga mu gisirikare natangiye kujya nywa inzoga ntangira kwinywera itabi. Ku munsi w'ejo nakubona kubwiriza ubutumwa bwiza mu ndiba y'umusozi numvise umutima wanjye unshinje cyane. None hari ikintu ukeneye ko nagufasha? Hari umusirikare w'umwungirije witwa Pangmin yaje kurekurwa ari colonel, rimwe na rimwe utujya duhura. Nje ubwo nari kugwa mu gisirikare, ubwo nagombaga gusezererwa, narazindutse mu cyakare njya kumutegereza ku biro bye. Muterera salute ati private park. Ati nishimiye cyane gukorana nawe. Ati se hano uzanywe n'iki munsi ninje kugusezera. Nuko atambwiye ati private park ubutegereje hano gato.
ati nari natekereje kohereza Seoul aho dufite icyicaro gikuru cyangwa se Busan aho dufite ibya logistique cyangwa se Daegu aho dufite iby'itumanaho rya kure. Ati ibyo nibyo bigo bitatu binini bishinzwe itumanaho. Ati nari natekereje ko nakohereza Seoul, Daegu cyangwa se Busan aho hari ibigo byiza, ariko private park natekereje ko ningumisha uruhande rwanjye tugakorana bizaba byiza ku mutima wanjye. Niyo mpamvu rero nagupangiye kuri ubwo mahanga ukomeza gukorana nanjye, nizere ko bitari bugutenguhe. Ntabwo amanota yanjye ari meza ku buryo yabaga nyemereye kuguma ngo mu kigo cy'amahugurwa. Mu kigo cyacu habagarimo abantu 40. Batanu ba mbere nibo babaga bemerewe kujya aho bashaka. Njye sinigeze nza muri batanu ba mbere. Rero hari abantu 8 bari barabonye amanota meza cyane mu kohereza ubutumwa bw'itumanaho. Abo bose nashoboye kubatsinda. Nasanze mu ishuri ryacu nabaye wa 14. Ntabwo nashobora kujya muri ibyo bigo byiza kuko nabonye umwanya wa 13. Ku munsi twasozaga rero Sonju ndetse na Sunjang bose twari kumwe. Turavuga tuti ibyera byose hakombye kugira umuntu uzasigara ahangaha akajya yiyoborera iteraniro. Twese twasengeye hamwe. Ntibyashobokaga ko twese twaguma aho ngaho. Ariko munsi nakubita saluti Lieutenant Park nuko ndamwe nurakoze cyane. Ako kanya nahise sohoka nuko ndiruka njya mu cyumba ndikingiranamo. Ndavuga ni Mana ngiye kuguma ahangaha wabikoze. Nashoboye kumva urukundo utashoboraga kumva ahandi hose mu isi. Ndavuga ni Mana ndabizi kunzi rwose uranzirikana. Wantoranyirije inzira mu buzima bwanjye rero. Nubwo naciye mu bibazo binini ndetse n'ibyoroheje n'ingorane, ariko iyo Mana yabanye nanjye. Rimwe na rimwe igihe cyose nshima kuba nakomeje kubona uburyo yabanye nanjye. Nubwo watunga amafaranga menshi cyane kuri konti yawe, ntago nabyifuza rwose. Nubwo wangira umukuru w'igihugu, ibyo si binararikira. Guhura n'urukundo rw'Imana, guhura n'uyu mutima w'Imana, maze gutahura ubuntu bw'Imana. Nashatse gutanga ubuzima bwanjye bwose kugira ngo nkorere Uwiteka Imana. Nashimiye Imana cyane. Numvaga nshimira Imana cyane. Nta kintu na kimwe cyanshimisha bigeze aha ngaha. Nta kintu na kimwe cyatuma nyurwa bigeze aha. Pastor Oxpac n'ubusa. N'ubusa rwose, imiterere si myiza. Afite intege nke nyinshi cyane. Ariko mu gihe Imana ibana nanjye, buri gihe cyose nteye intambwe njye imbere. Hari abantu baturwanya, ariko nabonye ku buryo bose bikubita hasi imbere yanjye. Mu bihe by'amakuba hari abantu bavuga baturwanya bifuza ko dutsindwa, ariko tubona uburyo Imana idufasha. Iyo Mana rero irakora kandi iba muri twe. Uyu munsi cyo nshaka kubaganiriza. Petero yari umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo. Ubwo yabambwaga, Yesu yatawe muri yombi i Getsemani, nuko aratwarwa. Mu gihe abandi bose bamuhungaga, Petero na Yohana bakomeje kumukurira ikirira kure. Abantu rero bamutwaye mu rugo rw'umutambyi mukuru witwaga Ana. Ariko Yohana yari azi umutambyi mukuru neza, ndetse yari azi n'umuja n'abagaragu bamurindaga. Niyo mpamvu bamwemereye ngo niyinjire, ariko Petero we ntibamwemerera ngo yinjire. Nuko Yohana abona Petero aje amukurikiye, nuko arasohoka abwira umugaragu wari urinze urugi ati sira nshuti yanjye ko ushaka kwinjira nanjye wemerera kwinjira. Ati nta kibazo. Nuko aramwemerera arinjira. Uwo mugaragu abonye Petero arambwira ati ko nawe wari umwe mu bagaragu ba Yesu, mu bigishwa ba Yesu. Petero arabihakana ati reka ntago ndi we. Ati nibyo koko? Ati ariko urasa n'umwe muri bo. Ati ngaho injira ntacyo. Nuko arinjira. Kubera ko hari imbeho nyinshi, abantu bari bacanye umuriro bawukikije barimo kota. Mu gihe botaga umuriro waratse bituma abantu babona mu maso ha Petero. Bati nawe wari umwe mu bigishwa ba Yesu? Wari umwe muri bo? Ati si ibyo muvugane biki, ibyo muvuganye nta nibyo nzi. Nuko yihakana Yesu inshuro 3. Ikintu cyo gihe isake yisibika. Nuko Petero aratekereza ati atebuka rya jambo ngo isake itarabika uzaba winyakanye 3. Ako kanya umutima wa Petero rwose urashenjagurika. Asohoka ajya hanze ararira. Amaherezo Yesu arabambwa. Abigishwa bose batakaza imbaraga zabo, nuko bataha mu rugo. Icyo gihe nibwo Yesu yazukaga. Nuko Yesu ajya aho abigishwa bajyaga bakoranira. Aravuga ati nimugire amahoro. Abereka ibikomere byari mu maboko ye. Iyo biza kuba ari kera, Petero ari gutaza imbere akavuga ati Yesu rwose warazutse, ndakubona ni byiza cyane. Ariko umutima wa Petero arimo kwibwira ati dore njye namwihakanye inshuro 3 zose. Ibyo byari birimo rwose kumuca intege. Yari yakonje rwose yasuherewe. Nuko aratuza kugeza ubwo Yesu yigenderaga. Petero aricuza cyane ati njye nihakanye Yesu. Uko rushaho kubitekereza byarushaho kuba binini mu mutima we. Iyo utekereje Imana cyane kurushaho irushaho kuba nini mu mutima wawe, sibyo? Igihe wifuje gukorera amafaranga ahinduka ikintu gikomeye mu mutima wawe. Niba ushaka kugaragara nk'umuntu mwiza, nabwo ibyo bihinduka binini mu mutima wawe nabwo. Reka tubaze nda ko tugoye nka 70% by'isura yawe y'uburanga,
abantu bitekereza bati ngende ku ijana ku ijana bishobora guhinduka mu mitima yabo bitewe n'icyo babwiwe. Mu gihe usoma Bibiliya ikintu cya mbere mbasha kwiyumvamo nuko impamvu Bibiliya itoroshye kuyisoma. Kera ubwo najyaga nsoma ibitabo bisanzwe, ibyo bitabo byajyaga bibyutsa amarangamutima yanjye, kubisoma byabaga ari byiza cyane. Nk'inkuru yitwa The Merchants of Venice yanditswe na Shakespeare yabaga isekeje cyane. Habamo umuntu witwa Antonio ndetse na George Shylock. Shylock yari umuntu wakoraga iby'amafaranga. Umunsi umwe Antonio yagiye gutira amafaranga Shylock. Ati rero Antonio buje kunguza amafaranga. Ati yego nje kuguza amafaranga. None ukeneye angahe? Ati nkeneye amafaranga angana gutya nzakwishyura kuri uyu munsi n'uyu. Shylock yangaga Antonio cyane ashaka kumwiba, ariko arushushanya yigira nk'ari mwiza. Amaherezo ubwo bagomba gusinya ku nyandiko. Ihame ryo muri amategeko ryaravuga ngo nutanyishyura ku munsi wagenwe, ati nzakeba inyama yo ku mutima wawe. Nuko basinyana amasezerano. Icyo gihe Shylock aravuga ati birumvikana ko ntazagukeba inyama yo ku mutima, ariko gusa tubyandike ubugambo gusa biri aho ngaho by'umuhango. Nuko Antonio yemera urwo rwandiko bararusinya. Ariko ikibazo nuko ubwato bwa Antonio bwaje kurohama, ntiyamwishyura ku itariki yagenwe. Iki gihe Shylock yatwaye ya nyandiko y'amasezerano mu rukiko asaba ko yakwicwa. Bivuze ko agomba gukeba ikiro cy'inyama yo ku mutima we. Abantu benshi bagize ubwo bashaka kwishyura Antonio mu kimbo cye, ariko arabyanga. Icyo nicyo kintu cyabereye mu mujyi wa Venice. Icyo gihe umucamanza mushya nibwo yahitagaza. Mu gihe umucamanza mushya yazaga yabaje Antonio se iyi sinyatire ni yawe? Ati yego ni yanjye. Aravuga ati rero ibyanditswe muri nyandiko bigomba guhita bikurikizwa uko byakabaye. Ngaho Antonio hambura ibipesu byo ku ishati yawe, hanyuma akebe ikiro kimwe cy'inyama ku mutima wawe. Abantu bose batangira kugira ubwoba. Nuko Shylock atangira gutyaza icyuma cyavuga ati rwose umucamanza uri umucamanza mwiza cyane. Mu gihe afataga cya cyuma agiye gukeba ikiro cy'inyama cyo ku mutima we, ubwo afataga icyuma agiye gukeba, icyo gihe umucamanza atavuga ati Shylock, ese amafaranga ufite? Ati reka ntayo mfite. Ndashaka kuvuga iki? None niba nta munzani ufite uraza kubwirwa n'iki ko ari ikiro kimwe cy'inyama? Kubera ko ku nyandiko yawe wavuze ko ari ikiro kimwe cy'inyama, ntagomba gukeba irenzeho. Ugomba gukeba ikiro kimwe cy'inyama nk'uko byanditse neza mu nyandiko. Nuko Shylock agira ubwoba, aravuga ati ko nitegerezaga inyandiko neza kose, nta jambo amaraso mbona yanditsemo hano. Ndabona rero ko kuri inyandiko nta n'amaraso yanditsemo. Ati rero Shylock ngiye kureka ukebe inyama ikiro kimwe ku mutima we, ariko uramenye ntihagire n'igitonye ngana kimwe cy'amaraso kiva. Kubera ko mu masezerano nta maraso yanditse ko agomba kuvirirana. Uramenye amaraso navirirana mwese muraza gupfana. Ako kanya Shylock aba atsinzwe urubanza atyo. Abantu bose bakoma mu mashyi bati rwose umucamanza n'umucamanza mwiza cyane. Icyo gihe umucamanza aravuga ati Shylock, nyumva neza, mu mategeko y'i Venice umuntu ushaka guhungabanya abaturage b'i Venice agomba guhanwa by'intangarugero. Rero Shylock washatse kwica umuturage w'i Venice ari we Antonio, igihano tujya gukatira rwose ntawe uri bugihungire. Iki nicyo bise urubanza rwiza rwaciwe na Daniel. Nasomye izo nyandiko za Shakespeare, iyitwa The Merchants of Venice, The Little Girl. Uramutse ushatse ugasanga imiterere y'umugore wawe ikaze. Izo nyandiko za Shakespeare zikugisha neza uburyo ushobora kuguyaguya umugore wawe. Narayisomye cyane amenya uburyo ushobora gufata neza umugore wanjye. Iyo nsomye inyandiko nk'izo, ntago umucamanza ari wari umunyabwenge, umwanditsi Shakespeare niwe umunyabwenge. Siko bimeze? Yego nibyo. Rero iyo uri gusoma inyandiko bisha nkaho Shylock ari umuntu mubi, Antonio ari umuntu mwiza. Ariko uyu mwanditsi Shakespeare wanditse iyo nyandiko ya Merchants of Venice ni umunyabwenge. Ni nako iyo dusomye Bibiliya tubasha kumenya umutima w'Imana uri muri Bibiliya. Iyi nkuru twasomye uyu munsi, Petero yihakanye Yesu inshuro 3. Yesu amaze kuzuka, Petero akagombye kuba arishimye avuga ati Yesu yazutse rwose biranejeje, akamuhobera rwose akamugwamo. Yakombye kuba yarizihiwe cyane. Ati umwami wanjye Yesu dore yazutse avuye ku musaraba. Akagombye kuba yarizihiwe arishima. Ariko nyamara yarahoze rwose agira isoni araceceka. Kubera iki? Ko yari yarihakanye Yesu inshuro 3. Hano muri Yohana igice cya 21 harasobanura akagaragaza umutima wa Petero ndetse n'umutima wa Yesu neza. Petero akombye kwishimira ko Yesu yazutse. Yagombaga kwishima cyane akanezererwa agashaka kumuhobera ati mwami dore wazutse. Ariko Satani yamaze gufata umutima wa Yesu aramubwira ati wihakanye Yesu inshuro 3. Ese uri umwigishwa bwoko ki koko? Yakagombye kuba yaranezerewe, yakagombye kuba yarashimiye Imana.
yagombye kuba ashimira Imana cyane, ariko nyamara yari yasuherewe rwose, yakonje, yicaye inyuma y'iyo mu nguni. Nuko Yesu ageze ubwo agenda, Petero afite akababaro kenshi cyane, rwose njye nihakanye Yesu inshuro 3. Ese ko ndi umwigishwa bwoko ki? Ndabinyeze nimunyumve neza. Uko niko Petero yatekereje, ariko nimwumve igitekerezo cyanjye. Petero wihakanye Yesu inshuro 3, sibyo? Waranibye. Ariko ibyo nabyo byamaze kwezwa n'amaraso ya Yesu. Ibyo nabyo byamaze kwezwa, sibyo? Naho wowe ufite akababaro, igihe cyose utabyibuka ntabwo ushobora kubabara. Biba bimeze nkaho nta kababaro na gake ufite. Nawe wowe ufite ibyo kunezererwa, mu gihe utari kubyibuka, wa munezero ntabwo wakuzura muri wowe ngo wishime. Nubwo hari ibintu byinshi wibuka mu mutwe wawe, ariko byose ntabwo byibukira icyarimwe. Hari igihe ubyibuka, hari igihe wabyibagiwe. Nawe wowe ufite akababaro kenshi rero, uramutse utekereje ibintu by'umunezero, waba wowe winezerewe. Uko ufite ibyago byose, mu gihe utari kubyibuka, uba urimo gutekereza ibintu bishimishije, waba ubuzima bw'ibyishimo. Abantu rero niko bajya bashukwa. Nk'uyu mugore afashwe asambana, yafatiwe mu cyuho ari gusambana, yarazi ko atazatabwa muri yombi. Nicyo cyatumye birangira asambanye. N'abashaka kwiba nabo babibwira ko batazafatwa. Niyo mpamvu usanga muri gereza huzuyemo abantu. Muri kubyumva? Abantu babibwira bati rero njye sinzafatwa. Satani yatumye yibuka ibintu uburyo yihakanye Yesu. Nibyo koko twese dushobora gukora amakosa, ushobora guhemuka, ushobora gukorera Yesu ikintu kibi, ariko Imana yarabyogeje byose. Imana dushyiriyeho kubaho ubuzima burabagirana bw'umucyo. Mu gihe mpemukiye Yesu, mu gihe nkoze icyaha, simbasha kuvuga ubutumwa neza, mba nibaza nese ndi umukristo bwoko ki koko sinakakwiye gukora ibi. Satani adusunikira kugana ahantu nk'aho, bigatuma abantu bibwira bati rwose njye sindabasha gukora umurimo w'Imana, ivuga ubutumwa ryanjye ntizagenda neza, bigatuma biruka, bahunga. Icyo nicyo gituma abantu bava mu itorero. Nicyo gituma abantu bava mu itorero kandi Imana itabyishimiye. Nuko Satani aba yarabashutse, arongera akabashuka nanone ati siko cyo vuye ari ahantu, kugira ngo bakomeze bagaragaze ko itorero ryo ryahemutse. Batangira guhimba ibinyoma, bakavuga ngo pasapaka ngo yibye amafaranga, bagahimba ibihuha byinshi nk'ibyo. Ariko naje kugaragazwa nk'umwere. Bandeze ibirego 28, ariko umucamanza agiye guca urubanza aravuga ngo ibyo ni ibirego rwose bidafite ishingiro, nta n'igihamya. Icyo gihe mu rukiko baciye urubanza ko ndi umwere. Muri izo manza zikoresha zose bavuze ko ndi umwere. Nyuma baje kuvuga ngo nahaye umucamanza ruswa. Ibyo byose ni ibinyoma. Ndamutse ari njye ubareze babafunga, ariko sinzabikora. None kuki babikora ku bushake? Umunsi umwe nagiye mu Burusiya, nuko babivugaho. Ubwo najyaga mu Burusiya bavuze ngo nahaye umucamanza ruswa ngo kugira ngo angire umwere. Ndaje ndababwira nti reka tuvuge ko wenda nahaye umucamanza ruswa. None namuhaye ruswa abantu bose bahari. None webwiwe n'iki? Ese narabikubwiye cyangwa n'umucamanza bivuze? Izo nyandiko zarasohotse, ariko zari inyandiko mpimbano z'umushinjacyaha. Ibyo ubwabyo byatumye uwo mushinjacyaha ari ufungwa. Abantu bashaka kwizera ibintu nk'ibyo ngibyo kubera iki? Ntago bashaka kwemera ko ari abanyamakosa, bashaka gushinja itorero gusa, kubera ko iyo ni imitego mibi cyane y'umwanzi Satani. Satani ashobora kugira gutyo, akigira nk'abigukorera wowe. Abantu nk'abo ngabo bahoze ari bamwe muri twebwe babwirizaga ubutumwa bwiza. Ubushize Imana dukingura inzira zo kubwiriza ubutumwa bwiza, tubasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Sinibaza ko ndi umuntu ukora neza, ariko abagaragu b'Imana benshi b'igiciro bakorana natwe. Iyo mbonye abapasiteri bacu b'abayobozi uburyo bakora kuri ibi ngibi ijoro ryose, bakamara amajoro yose barimo kwitanga bakora ibi ngibi. Kuri ubu ngubu abapasiteri bacu b'abayobozi bashyizeho gahunda yo gutuma abantu bishyurira iki giterane amadolari 10 kuri buri muntu nk'amafaranga yo kwiyandikisha. Wenda ku bantu babashyitsi ntago bayatanga, ariko abanyamuryango bacu biyemeje kuyatanga kugira ngo bahe Imana ishimwe. Muri minsi twaguze amaprojecteur y'ibigo byo muri Afurika, kubera ko Gracia Square yarimo gukora amafilime menshi ya Christmas cantata ndetse na ya Easter cantata ndetse na filime ya Pastor Kim Gisang. Hari nyinshi zirimo gukorwa. Ibintu biri gukoreka mu itorero ryacu, tuzabikoramo filime ku buryo abantu bazabasha kubibona. Bizaba n'uburyo bwiza bwo kubwiriza ubutumwa bwiza binyuze muri izo filime. Ayo maprojecteur rero ntabwo ahenze, turashaka kuzayohereza mu bihugu byo muri Afurika. Iyo mbonye ibitekerezo nk'ibi bya pastor bacu b'abayobozi, mbishimira Imana cyane, mbona ko batekereza kuri bene data. Nishimira Imana cyane kubona uburyo Pastor Micho akora nka perezida w'itorero ryacu. Rimwe na rimwe hari ubwomba cyaha, ariko nubwo ntaba mpari, nizera neza ko uyu murimo bawukora neza cyane. Ibyo bituma mbishimira Imana cyane. Uko niko Imana irimo kutuyobora. Petero rero hari ibitekerezo yaguyemo. Nibiye bitekerezo ngo Yesu yarazutse,
ariko si n'iki yabambiwe ibyaha byacu. N'icyaha cyo kwihakana Yesu nacyo cyejejwe ku musaraba. Mu mutima wa Yesu ibyo ntacyo byari bivuze kuri we, nubwo ari icyaha cyo kumwihakana nacyo amaze kucyeza ku musaraba. Petero wari warashutswe na Satani, yiribwiraga ati njyewe ntihakanye Yesu inshuro 3 zose, se njye ni mwigishwa bwoko ki rwose, njyewe ntabwo ndi we. Uwo mutima wamubereye umutwaro uremereye cyane mu mutima we. Petero ko nawe gutekereza ati koko ndi umwigishwa bwoko ki? Njye si ndi umwigishwa, njye ndi umurobyi, reka nisubire mu burobyi. Yesu yarazutse, amaze guhura na Yesu wari wazutse, aho gusakuza ngo yishime ati umwami wacu yazutse, yisubire mu nyanja y'Galilaya kujya kuroba. Kuri uwo mugoroba nta fi n'imwe yigeze abasha gufata. Uwo munsi Yesu aza amusanga, aramubaza ati ari ifi wabashije gufata? Ati nta nimwe mwami. Ati jugunya urushundura iburyo. Filime yakozwe na Grace Square. Umwe aravuga ati iburyo bw'ubwato ni hano, undi uhagaze hirya ati iburyo bw'ubwato ni hano. Ni ibintu byari bishikije cyane, ariko bajugunye urushundura rwabo bafata ifi nyinshi cyane. Petero yahise amenya ko ari Yesu, nuko aroga aragenda aramusanga. Asanga Yesu yamaze gucana umuriro, yateguye umutsima ndetse n'amazi. Yesu yarategereje Petero, barara mu gusangira ifunguro rya mu gitondo. Nuko ararya asangira na Yesu ifunguro rya mu gitondo. Nyuma y'ifunguro rya mu gitondo nta kindi Yesu yongeye kuvuga. Yesu aramubaza ati ese Simoni mwene Yona, waba unkunda kurenza bose? Atavuze ngo iki? Ngo avuze ngo iki? Mu mutima wa Petero harimo ibitekerezo byinshi cyane mu mutima we. Yari afite urukundo akunda Yesu, yari afite umutima wo gupfira Yesu, iyo mitima nayo yarayifite. Ku rundi ruhande yari afitemo n'umutima wo kwihakana, yari afitemo n'umutima wa kamere. Yohana 10:21 niyo atubwira ibi ngibi. Kubera iki? Kubera ko nawe umeze nka Petero. Nibyo koko ari ibintu byiza wakoreye Yesu, nibyo koko twakunze Yesu, twakoreye Yesu, yego yatumeneye amaraso ye, washatse guha ubuzima bwawe Kristo, sibyo? Ariko ku rundi ruhande hamwe n'itorero rwose nta kimwe kigenda neza. Ese ugenda umukozi w'Imana bwoko ki? Ibitekerezo nk'ibi ngibi byose usanga byuzuye umutima wawe. Yesu ari mu mutima wa Petero. Si ukuba yarihakanye Yesu byonyine gusa, hari ibitekerezo byinshi cyane biba muri twebwe, ibindi bikorera mu mutima wawe. Yesu yashatse kuzamura urukundo Petero yari afitiye Yesu rwari mu ndiba y'umutima we. Ati yewe Simoni mwene Yona, waba unkunda kurenza aba bose? Atangira kwibaza ati njye ni muntu bwoko ki? Njye namwihakanye inshuro 3 koko, ese ko njye ndamukunda ntabwo mukunda? Aramubaza ati ese Simoni mwene Yona, waba unkunda kurenza aba bose? Petero akundaga Yesu mu mutima we, nuko arasubiza ati mwami urabizi ko ngukunda. Yamubajije ikibazo kimwe inshuro 3. Atangira kwibaza ati ibintu biki noneho mu mutima wa Petero. Yesu yashatse kuzamura urukundo Petero akundaga Yesu rwari mu ndiba y'umutima we. Uwo mutima wari waracubiye hasi mu ndiba, ibyo kwihakana Yesu byari byarazamutse gusa biri hejuru y'umutima we, byari byaratwikiriye rwa rukundo yari afitiye Yesu. Nicyo cyatumye yangirika. Namwe mu mutima wanyu mwese ubuntu bw'umwami wakiriye n'imigisha ye n'urukundo rwe, aho nanjye ndamukunda. Twari bugufi cyane bw'umwami Imana. Nakoze ibyaha, nanjye nakoze amakosa. Satani abashaka kugaragaza ibyo ngibyo, agatuma wicira iteka utese njye ndi umwigishwa bwoko ki? Mu gihe abantu bizeye ibyo ngibyo barangirika. Rero Yesu yacukumbuye mu mutima wa Petero, nuko abyutsa umutima wo gukunda Yesu wari waracubiye hasi mu ndiba y'umutima wa Petero. Niko kumubaza ati ese Simoni mwene Yona, waba unkunda kurenza abo bose? Nuko Petero yongera gutekereza ku rukundo yakundaga Yesu. Aravuga ati yego mwami koko ndagukunda, ngaho ragira intama zanjye. Rero gucika intege afite byo kubera kwihakana Yesu ndetse n'umutima ukunda Yesu yarafite, byombi yarabifite muri mu mutima we. Kwa kwiheba kubera kwihakana Yesu yasanze ari ubusa atarugereranya n'urukundo yakundaga Yesu. Amen. Kuba Petero yarihakanye Yesu byo n'ubusa, kubera ko yaramufitiye urukundo rukomeye, yaramufitiye umunezero mwinshi, yabonye ubuntu bwinshi kurushaho. Ibyo byose irabishyinguwe, nuko agumana gusa kwa kwihakana yihakanye Yesu, bituma atangira kwibwira ati ese kuko njye ni umwigishwa bwoko ki? Uko niko yarashutswe na Satani. Abantu baguye mu bigeragezo bigatuma bihakana itorero, bagatangira kurirwanya. Byabagendekeye gute? Satani abyutsa kwa kwiheba no guta umutwe byose. Ese twakijwe dute? Ni gute twakira imbabazi z'ibyaha? Ni gute twizeye ubutumwa bwiza? Ni gute twakira agakiza? Ese ibyo niki twabiguranya? Amen. Uramutse ushutswe na Satani, ushobora kwibagirwa ubuntu bwose n'imigisha wakiriye ku mwami Imana.
umutima ugasanga wuzuyemo ibindi bintu bindi. Ibyo nibibaho uzahura uri umuntu ucika intege, uruca intege gusa. Imitima yacu ntabwo dushobora kubona ibirimo byose. Ubona ibintu byazamutse gusa biri kureremba hejuru. Rimwe na rimwe uba wihebye, ikindi ugasanga ufite akababaro. Icyo gihe uzasigara uvuga uti se kwizera Yesu bimaze iki? Ngiye kubireka. Usanga bigometse ku itorero, utangiye kurirwanya. Uwo mutima nk'ungu nawe uzaza muri wowe. Ariko nutekereza urukundo wakiriye ku Mana, ibyo ntabwo uzabikora. Nicyo cyatumye Yesu ashaka kongera kubyutsa uwo mutima muri Petero. Niko kumubaza Simoni mwene Yona, ese urankunda kurenza bose? Ati Mwami, ni wowe ubizi niba ngukunda. Ni koko wabambwe ku musaraba, Mwami warankijije, wangize umwigishwa wawe. Nibyo koko Mwami, ndagukunda. Nibyo koko ndagukunda. Sinshobora kubaho ntagufite Mwami. Uko niko yahindutse. Nacyo kimwe nawe uramutekereje kuri Yesu wagupfiriye ku musaraba. Ese n'icyo wavuga ugaragaza urukundo rwe rwose? Uko wahura n'amakuba kose, ubaye warakijijwe, uba ufite uru rukundo ufitiye Yesu. Ariko Satani atuma ibyo byose ubishyingura hasi mu ndiba mutima wawe, ugatekereza kuri ako kababaro gusa konyine. Nk'uko rero yabikoze kuri Petero, ni nako Yesu ari gukorera mu mitima yacu natwe. Agerageza kurandura imigisha twakiriye, guhimbaza ndetse n'amashimwe yatugize abakozi b'ubutumwa bwiza. Abaguye mu bishuko si uko batakira imigisha, n'abakira imigisha si uko bo batihebye, ahubwo kubera ko urwo rukundo ruba rukomeye cyane, rubasha gutwikira ako kwiheba kose. Yesu yaduhaye urukundo rwinshi ruhagije rwatuma tubasha kwitangira Uwiteka Imana. Duhimbaje Imana yogeje ibyaha byacu byose. Haleluya! Iyo ni impamvu dukunda Yesu. Rimwe na rimwe ntabwo tugira ibitekerezo bibi byo kwibwira ko dufite amakuba ndetse n'ibyago, ariko nk'uko Yesu yahaye Petero umutima mushya, icyo nicyo Yohana igice cya 21 atubwira. Buri muntu wese agira ibyiza ndetse n'ibibi muri twe. Yihakanye Yesu ariko yakundaga na Yesu. Uwo mutima ukunda Yesu, Yesu yashoboye kuzamura mu mutima we, ahindura Petero umuntu ukunda Yesu nanone. Yamugize umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ubu rero binyuze mu guhimbaza kwacu no mu kuramya kwacu no gusoma Bibiliya, Imana yagerageza kutwibutsa urukundo rw'Imana twakiriye. Mu gihe turyama gusa cyangwa se dushorerwa n'iby'umubiri usanga ari byo byadutwaye, ariko mu gihe dusenga dusoma Bibiliya kenshi, mu gihe dutanga ubuhamya bw'urukundo, tukagerageza kwibuka urwo rukundo, urukundo rw'Imana rwo rwuzuye muri twe, mwese mwahinduka abakozi b'Imana b'imbaraga. Kadusenge. Mana Data yera, waradukunze uradukiza. Twemerere umunsi ku wundi tubeho tuyobowe nawe. Turagusabye uha umugisha iyi kampu, ufashe bene Data mu mitima yabo, nk'uko wakoreye umutima wa Petero ukuzuza umutima we amashimwe, natwe dukorere muri twe nk'uko wakoreye umugaragu wa Petero. Urakoze cyane Mwami Yesu, turagushimye. Dusinze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.